kindi bamenyesha hari ibyo tutemera muri community zacu kandi bihari hari ibyo tutemera kandi ari byo bihari icyo cyambere ni ihungabana ni trauma iyo tuvuze trauma abantu batekeza ko ari nka mental illness ari ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari uburwayi bwo mu mutwe iyo ni hahamuka yabonye ibintu birenze ibyo yashobora kwakira umutwe we brain yiwe ubwenge bwe ntibwakira uburemere bw'ikibazo iyo uburemere bw'ikibazo burenze capacity y'umutwe icyo winjiramo niki ujya muri denial utangira kwanga ibintu byose utangira kumva ibintu bidafite agaciro kabyo tubahaye ikaze nanone kuri C-Forward TV tuba tubaganiriza ku bintu byinshi bitandukanye tuba dufite ingingo z'ingenzi cyangwa se z'ibintu bigaragara cyangwa se bifite akamaro muri community tukabiganiraho hanyuma hakagira bimwe abantu bungukiramo ubumenyi cyangwa se bibafasha. Iyi ni C-Forward nanone muri kumwe nanjye Tofa bagufitiye abatumirwa batandukanye nkwibutsa ko ibiganiro byinshi dukora hano biterwa inkungana n'umushinga Ocean kugira ngo tugire ahantu dutuye hatekanye hameze neza kandi dufite ubuzima bwiza. So uyu munsi rero ngufitiye umutumirwa nanone akaba ari umuntu umenyerewe muri community afasha abantu benshi cyane kandi akaba ari umukozi w'Imana niwe hatugendereye uyu munsi. Welcome Pastor Charles. Numugisha kugira hano kuba wafashe umwanya muri business schedule ufite gahunda nyinshi ukavuga ati rekuze kutuganiriza rero tuguhaye ikaze hano ni kuri C-Forward. Urakoze cyane Tofu twakira. Urakoze cyane. So gahunda ziba zitandukanye nyinshi usanga abantu mu buzima schedule z'ubuzima cyane hano muri Amerika you get caught up niko ravuga mu cyongereza ugasanga ntago gahunda nyinshi ziragufata bigatuma ubuzima bwawe wenda buba busy so rero kuba iyo dufite nk'umwanya tukaganira tukagira abantu ubumenyi tubwira abantu bari byiza biranafasha. So wenda abatakuzi muri societe aribwo bwa mbere bakubonye wabibwira gute? Ndatekereza ko noroheje kumenya amazina yanjye nitwa Pastor Charles Mwungura nkorera umurimo w'Imana hano muri South East Christian Church ni one of the biggest church hano izwi cyane nyobora campus bita multinational campus niho nkorera batanzi bashobora kumenya bari hano bashobora kumenyeraho ariko kandi nabaye muvuga butumwa nakoze muri mission mu ihembe rya Afrika ico bita Horn of Africa imyaka igera kuri 10 nabaye mu Rwanda imyaka myinshi abaye mu Rwanda baranza ahantu henshi hafi mu turere twose nabaye muri Kongo abaye muri Kongo baranzi. So ndatekereza ko so East Africa ni Horn of Africa nahantu nagiye imyaka myinshi hafi imyaka irenga 20 n'ingahe ndi muri izo area. So amazina yanjye nayo ndi umupapa ubatse ufite abana n'umudamu dutuye hano Kentucky mu gace kare South. Urakoze cyane Pastor Charles. Kuri South East abantu benshi gire ngo hari abantu batahazi ariko ko aragiye tujya gusenga nkafata nkama video kuri Big Church bavuga ngo hano ni he hano harahari muri Israel. South East hari Big Church nini ndumva muri ranking cyangwa uburyo zikurikirana nasomye ko ari ya kane muri Amerika nini yaboni ya kane muri Amerika. Mukaba mufite uruhande rwanyu rero rwitwa multination mufite nk'abamemba bangahe? Tufite abamemba bagera kuri 400. So urumva ni big community nayirimo y'abanyafrika ndavuga ariko South East rusange turi 60. Nibyo nashaka kuko bavuze ko kuri rwa rusengero hashobora kuba haza abantu barenga 30,000 kuri service bagira abastera na 30 n'abanyamerika bagira abakristo bari kind of regular baza buri cyumweru hagira baza mu minsi mikuru abakristo bakurikana online ni kuvuga ngo baza mu minsi isanzwe buri cyumweru ni 30,000. Abandi nabarya baza
mu minsi ya Christmas, Easter ubu turabiteguye, donc abo n'abakristo babo baza gusoma iminsi mikuru abantu baza mu minsi mikuru urumva ni community nini musavinga cyangwa muyoboye ariyo mpamvu uyu munsi nishimiye ko kukwakira kuko abantu benshi hari ibintu twaganira bigira akamaro nk'uyu munsi ndumva nifuza cyane kukubaza ibibazo cyangwa ibyo ndeba muri community cyangwa se n'uburyo ubuzima umuntu yagira ubuzima bwiza agakura akagira intego cyane cyane kugira intego y'ubuzima, mariage, conflict cyangwa se ibintu by'inzangano cyangwa se ibintu byo kutumvikana biba mu makominote urugero cyangwa se n'abantu hagati yabo. Welcome rero, ndifuza ko tuganira kuri izo ngingo cyane cyane nk'urugero umuntu w'umushumba cyane cyane umufasha abantu kuba bakura cyangwa bakagira ubuzima bwiza. Umuntu iyo ari gukura, natangiye mvuga nk'urugero ku isi usanga muri iki gihe abantu ibihe byiruka nk'ubu ntago umuntu yumvisha ukuntu ari muri 2025 ubutekereza ejo bundi ndi kubwira abantu muri covid twari dufite 2020 muri 2020 2020 nibwo covid yabaye, uturi 2025 hashize imyaka 5 ariko abantu bajya bumva covid arejo. So you get caught up ugasanga ubuzima ni routine ihoraho. Ese ubuzima bufite intego cyangwa se kugira intego y'ubuzima muri ibyo byose by'uruhurirane bituma umuntu abura, wumva ko bisobanuye nk'iki kuri wowe kugira ubuzima bufite intego cyangwa umuhamagaro wawe kuwumenya kugira ugire ubuzima bufite igisobanuro? Urakoze cyane. Abantu impamvu kenshi tubaye mu buzima bubi ni ukudasobanukirwa ibintu bike cyane, ntabwo ari byinshi. Ikintu cya mbere ko ndavuga ko ndi umuntu wabibayemo nabaye mu minsi yo kwishakisha bibamba mu buzima bubi, kandi ico twita ubuzima bubi ntabwo ari ukudatunga byinshi cyangwa kuba ufite bikeya. Kuba mu buzima bwiza ni ukurivinga your maximum potential, kuba mu mwuzuro wa potential zawe. Donc cya kabiri ni ukuba mu ntego yawe y'ubuzima, kubera kuri hano tofe niki wagombye kubikora. Uramutse ukoze icyo wagomba gukora ukagikora, wagomba gukora ukaba mu mwuzuro ushaka kubamo, ubaye mu buzima bwiza. Ntabwo ari ugutunga amamiliyoni cyangwa gutunga amafaranga makeya, ahubwo umuntu kuba mu ntego y'ubuzima. Buri muntu wese afite impamvu yaremewe. Iyo utayibayemo ahandi hose uhora wishakisha. Cya kabiri, iyo utari mu ntego y'ubuzima bwawe ibindi byose ugerageza gukora ntabwo bikunyura, ntuba satisfied, kuko umwuzuro kunyugwa bari uko wakoze icyo wagomba gukora no kubaho wagomba kuba. Ibindi byose bufite, navuga mu cyongereza bavuga ngo ufite big vacuum muri wewe, itakuzwa n'ibintu byinshi, yakuzwa nuko uhagaze mu ntego y'ubuzima bwawe. Waremewe iki? Uri hano kubera iki? Urakora bikora iki? Natekereza ko icyo nicyo kimwe nakubwira ko ubuzima bwiza no kuba mwuzuro wa potential zawe kandi ukora intego waremewe. Icyo kibazo iyo umuntu wenda kivuzeho muragira ngo ni ikintu cyoroshye, ariko usanga izingiro ry'ubuzima ry'ibibazo abantu bahura nabyo, abiheba akumva ubuzima ntacyo busobanuye bakiyahura. Turabibona muri community, hari abantu bagira suicide ideation cyangwa se bakagira naho kwiyahura, kwiyangiriza, abantu bakajya mu biyobyabwenge, violent crimes cyangwa ibyaha bijyanye n'urugomo, ugasanga kubera ko yabuze ka kantu ndi hano kubera iki. Nuruhe wenda iyo murabivuze utawumva byoroshye kubimenya, ariko kubitangira ni nk'ubuhe buryo yatangira kubikoraho kugira amenye ndi hano gukora iki, nzabigeraho nde? Na ikintu kimwe nakubwira, nta muntu n'umwe wimenya yishakiye muri we. Nta muntu wimenya ashizemo imbaraga ze. Wakwiga amashuri menshi ukiyoberwa, wahabwa igihugu cyiza nka Amerika ukiyoberwa, waba mu nzu nziza ukibura kandi ukiheba. Cya kabiri, iyo ushatse ibisubizo by'ubuzima byose muri wewe, donc umutwe wawe uri so limited, kuko ubuzima bwawe ni bunini cyane burenze donc brain ufite. Kaba gusa iyo wemeye dependence ku Mana, wemeye kwishingikiriza kuwa kuremye, ukamubwira ati ngaho nyobora ngenga. Ikintu cya mbere, intego y'ubuzima ntiba muri twe, iba mu Mana yakuremye. Ufite icyo Imana yakuremeye ituma tofe hano ku isi imufitiye intego. Ikintu cya mbere, waremewe kubaho wubaha Imana kandi unayubahisha.
cyo ni kimwe mu mvugo y'ikinyarwanda ndumva arukundi gusemura mu zindi mvugo waremewe kubaho ngo uyubahe unayubahishe mu buzima bwawe bwa buri munsi ntabwo uriho ku bwawe donc you are not born for you uri umuntu watumwe mu isi uvuga ngo reka mbeho iminsi ndiho nubaha uyu wandemye kandi mwubahisha nkora icyo yandemye cya kabiri witu discovering a potential yaguhaye n'icyo yagutumye gukora ngerageje kureba ibintu yaguhaye nabwo ati ntabwo yakurema gutyo gusa kugira ngo urye unywe uryame ubyukuge nabwo ati hari intege ikomeye Imana ikuremera yikuremera niki niyo kugirira isi akamaro cyane cyane umenyekanisha Imana cya kabiri ukora ubera umugisha abo yaguhaye kubera umugisha kuvuga ngo Imana iduheza umugisha yabwiye Abraham ngo nguhaye umugisha ariko nkugize n'umugisha ngo umugisha wose uhawe no kugira ngo wera abandi umugisha ibyo rero iyo wabimenye ukavuga ati namenye ko natumwe n'Imana hano ku isi ngomba kuyubaha nkanayubahisha wabonye intego ya mbere yo gutangira kudependinga ubuzima bwawe bwose ku muremyi wawe nkubwiza ukuri iyi ntebe ntabwo ubwayo ushaka intego y'uwayiremye ngo yayo ngo yishakemo ngo uyibone ariko tubaje umuntu wayiremye yavuga ati ariko ubundi ngutekereza nagushizeho kugira ngo wicabweho n'abantu ninde uyibwira ni why designers iyi microphone ndi kuvugiraho purpose yayo izwi n'umuntu why designers kuko mbere yuko dutangira kuyikoresha yabanje kuba ati nkeneye ikintu kirangurura amajwi gikora gutya ubifite agaciro kubera ko iri gukora icyo yaremewe niramuka ivuye ahangaha nta gaciro bigifite ibe yataye agaciro kayo iyo umuntu yataye agaciro ke ariyangiriza iyo umuntu yataye agaciro ke ariyanga iyo umuntu yataye agaciro ke abura meaning abura significance y'ubuzima nta bimaze iki kubaho gutya ukora ibindi byose ukaba atari ko then nyuma y'ibi ukayibura so gusubira mu mpamvu y'Imana yakudesigninze yagushizeho ukayibwira ati wandemye gutya reka nkora icyo wandemeye niyo mpamvu y'ubuzima muri ibyo ndumva hari ibintu byinshi byafasha abantu hari wenda nk'ikindi kintu amahoro tugendeye kuri ibyo twaganiraga usanga abantu benshi ubuzima twanyuzemo wenda ntabwo twabuciyemo cyane ariko benshi barabuzi bw'ubuhunzi ukahora uvuga ati ejo hazaza wenda hazagenda neza bagira gutya bakabaza nko mu bindi bihugu byo hanze abantu benshi ku isi bifuza kubamo bazi ko ariho haba umunezero hari ibintu byose wifuza kubona muri Amerika muri za Canada n'ahandi ugereranyije ubwo buzima baba baraciyemo akumva ko wenda nagera kuri rugero azabaho neza ni gute umuntu ashobora kubona amahoro kuko usanga babigeramo n'ubundi ugasanga ubuzima ibibazo byo bagiraga ni bimwe n'ubundi guhangayika kurahari ni gute umuntu abona amahoro cyangwa se no kwishima no kunyurwa mu gihe muri ubu buzima kuko ibibazo atekereza ko wenda nagera imbere bizashira n'ubundi asanga bigihari ugasanga n'ubundi n'abari hano baracyafite ako gahinda gakabije guhangayika kwinshi n'ibibazo n'uruhurirane rw'ibintu bya buri munsi bigatuma n'ubundi baguma kwa kundi bameze ni gute umuntu ashobora kumenya nyuma yo kumenya intego ye ni gute yabona amahoro y'ubuzima akavuga ati ndishimye mfite purpose ndi gutera imbere ndatuje ndabizi kimwe mu bitugora bituje amahoro cya mbere kandi ndatekereza ko ndibuze gusubiraho mu yindi mvugo dushakira isoko y'amahoro ahataba donc what is the source of your peace niye soko yawe y'amahoro iyo ubuze ikintu utekereza ko nukibona kiraba isoko y'amahoro icyo ushaka niba wari ubuze igihugu uri mu nkambi ukavuga ati nimbwira mu gihugu ndabonye amahoro ukavuga ati mbonye habaye umutekano ati isoko y'amahoro ntiba mu byo utekereza byose ushakira nk'amahoro abandi bakumva ko afite iki nabona amahoro umpaye iki nabona amahoro ukavuga ati niba utekereza amahoro yawe akava mu byo utunze cyangwa aho utuye cyangwa ibyo ukora akazi ukora cyangwa ibyo ugezeho uribesha uko ubigeramo ugasanga nta mahoro biragaragara ko abiyahura ubu nyine benshi n'abana b'abakire n'abakire b'abanyamerika bonge bageze kubyo utekereza ko ari isoko y'amahoro ngo amafaranga menshi y'amamiliyoni ni gute umuntu yageramo akiyahura kubera kubura amahoro abarara badasinziriye ba mbere ntabwo ari abakene n'abakire kubera ko baribesha ubuzima bwose akabumara atekereza ko nagera arabona amahoro kubera iki bahishwe ibanga rikomeye ntabwo amahoro y'umutima w'umuntu
akomoka mu byo atunze cyangwa hatuye, akomoka mu mutunzi. Ninde ukugize? Ninde ukora amahoro? Amahoro ava mu Mana irema abantu. Imana itanga amahoro mu mfubyi base batazutse. Imana itanga amahoro mu bapfakazi barapfusha abantu bawo. Imana itanga amahoro ku muntu uri mu nkambi, uri muri Amerika akayabura. Urumva ko ndabwira ngo wumva ko akaryama mu nzu ye nta kintu gikomeye afite, ariko kumva aratuje. Imana itanga amahoro ku muntu ufite ibintu bikeya, ufite byinshi akayabura. Kuvuga ngo iyo soko y'amahoro itari dependent, donc amahoro adashingiye ku bindi wagerageje guhuza, ashinzwe gusa kuri dependent ku kintu kimwe, ku Mana. Ni iki kintu gikomeye. Urugero rutoya nakubwira, no ku mushuti wanjye ashobora kuzabimenya. Ari umushuti wanjye umwigeze ambwira, arambe ati nagiranye ikibazo na madame. Byagenze gute? Bari bakiri mu buzima bwo muri Afurika, nari ahantu nagiye mu kazi. Ati mu rugo nta kintu na kimwe kirimo, nta makara, nta muceri, urabona ibintu byose niye birimo. None madamu nta mahoro afite, umva nta mahoro dufite. Urabona ibyo byabuze mu nzu. Sometimes ari abagore babaza abagabo ati se bite ko wicaye gute? None ndambwira ati rwose nta mahoro, sinzi ukuntu urugo ruza kugenda. Ndamwambwira na base amahoro yanyu ava mu makara n'umuceri, reka nyabagurire hanyuma uzumbwire ko nimba nyuma y'amakara n'umuceri amahoro yabonetse. Mibubwiye aragenda abwira madamu atari umuntu tuguriye amakara atugura n'umuceri, ariko aratubaza ati mumenyeshe niba isoko y'amahoro yanyu iboneka ari uko mufite umuceri mu nzu, mukaba mufite na bari bavuze nari mvuze byari bihari. Tekereza niba amahoro y'urugo rwawe ashingiye ku muceri wo mu nzu n'amakara, iyo niyo soko y'amahoro. Niba amahoro yo mu nzu ashingiye ku byo urya cyangwa unywa cyangwa wambara cyangwa aya si amahoro. Cyo ni kinyoma rwose, kuko ubigeraho ugasuka yabura akabona ikindi. Amahoro ava ku Mana. Ubuzima bushingiye mu kubana n'Imana ni isoko y'amahoro aba. Yesu niryo jambo yavuze inshuro zirenga 3 amaze kuzuka. Yavuze ngo nsize amahoro inshuro ya mbere, abwira abigisha ngo mbasigiye amahoro, kandi barimo bicwa banzwe, bari mu rwango rukomeye. Aje kugenda bwa nyuma ijambo yavuze rya nyuma azamuka, yaravuze ngo ndagiye ariko nsize amahoro, kandi amahoro nsize isi ntishobora kuyatanga. So iyo niryo sezerano, ni naryo banga. Niyo waba utemera ibyo nemera neza, kuko isoko y'amahoro iva ku Mana. Kandi abatabyemera kugeza uyu munsi nta mahoro bafite nubwo batunze byinshi. Ukomeje kuri iyo nshuti yawe, mu rugo, urugo ruri mu bintu by'ingenzi cyane. Muri za purpose twavuga gusanga n'abantu iyo bari kupanga nk'ubuzima bwabo, apanga turavutse, nziga, nimara kwiga, mbona akazi, nshake urugo, nshinga urugo, mbyare, ngire abana bagira abuzukuru, hanyuma nsaze. Ukumva niyo purpose bo benshi areba muri byo, nzagira wenda ibintu, ngira inzu, birangire. Nko gushinga urugo cyane cyane nko mu rwego cyangwa se icyiciro cy'ubuzima cy'ingenzi, ni nk'iyihe myaka? Wenda duhere kuri icyo, duhereye no kuri uwo muvandimwe, turebe wenda n'uburyo ukemura ibibazo nk'uko wabagire nk'iyo nama. Ndakeka mu bantu muganira cyane, ingo zirimo, mubaza kukugisha inama, tubigenze gute. Duhere wenda nko kuri ako, ni nk'iyihe myaka myiza cyangwa n'ikihe gihe cyiza ku rubyiruko rudukurikiye cyo gushinga urugo? Igihe cyiza cyo gushinga urugo si imyaka ugejeje, ni impinduka ugezeho. Kuko hari igihe ushaka kubera kugejeje imyaka ariko utarahindutse mu buryo wabana n'umugore cyangwa umugabo. Kuko igihe cyiza cyo kubana n'umupartner wawe ni igihe ufite vision, cyangwa ni igihe ufite iyerekwa n'intego, ukeneye ko umuntu azagufasha. Nkubwira ikintu tofu, washobora kuzana umudamu muri Bibiliya tubita ngo nabafasha, agasanga tofu yaje gufasha, nta ntego y'ubuzima afite. Utekereza uzana umufasha ukamushyira hano, none yarangiza naje gufasha. Mbwira rero nyereka icyo dukora, niki gitumye tubonana. Wowe ugatekereza ko ari ukunywa no kurya no kwinezeza, mukabyuka mugakora ibyo mukora, hanyuma ugatangira kubishwaniramo. Kubera iki? Umuntu yaremewe intego nini iruta kumugaburira no kumwambika no kurya. Akeneye ikintu kinini, akeneye intego irenze ubuzima bwiwe. Akeneye kumubwira ngo turi kumwe nawe, kugira ngo iminsi turi kumwe tuzasohoza iki nyuma y'ubuzima tutambuke. Ariko wamuha amafaranga muzayashwaniramo,
wamugurira inzu muzagira ikibazo, wagura imodoka nziza muzagira ibibazo, nimujye mu kazi nta ikintu gikomeye nuko igihe cyo gushaka cyiza umugabo agomba kuba yisobanukiwe, afite iyerekwa, afite donc vision, akeneye umufasha kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora. N'umudamu nuko same, agomba kuba amaze kwisobanukirwa. Ikindi ntekereza kuri ibyo ni igihe umuntu wese aza mu rugo ataje gufashwa, ahubwo aje gufasha. Buri wese afite intego yo kuvuga ati naje kugufasha iki, umugabo akamubwira ati naje kugufasha iki. Icyo gihe ntimurwanira service, ntimurwanira na responsibility, uvuga ati twese twaje turi responsible, ndaje muri uru rugo gusavinga. Nawe ukavuga ati naje muri uru rugo gusavinga. Nta waje kuba served gusa ataje gusavinga. Kandi umwe yasavinze mugenzi we abakoze intego y'ubuzima, undi yasavinga mugenzi we, ntawe ugomba ngo ngiye nakoze ibi, ntabwo ari transactional. Cyerekana ko umuntu yakuze ni ukugera ku rugero rwo gusavinga. Donc babe bakuze mu rugero bitegura gusavinga bagenzi babo. Aho ngaho ndumva ari keza cyane. Hari study nasomye, hari iy'abanyafilipine, ndumva abantu wenda baza kuyireba, iyo bakoze kuganiriza ingo 5,000, hanyuma bagafigira ni ryari umuntu aba ari ready cyangwa kuba yashaka. Basanga bo bavuze guhera ku myaka 27 ku mudamu, ku muhungu 29. Wenda abantu baze kuyireba iyo study. Hari n'indi umugabo witwa Nicholas Wolfinger, nabo bamureba, afite theory ngo n'umu-psychologist, theory yashyize hanze ivuga ngo yitwa ngo Goldilocks, Goldilocks theory of marriage. Avuga ko imyaka myiza ari 28 na 32. Urumva iyo uyivuze nko ugenye n'umuco, abantu bose bahita bavuga ni myinshi, kubera ko wenda usanga mu muco wumva ko hari igihe runaka cyangwa hariyo timeline, naho ukavuga ko wenda urugero ari igihe umuntu ari ready cyo kuba yasavinga. Tunagendeye ku myaka wenda umuntu yubakiraho ubuzima bwe, ndumva twaza kusanga aba bantu imyaka bagiye bavuga hari ukuri kwazamo, kuko igihe wiyubaka ukiga cyangwa ugahavinga iyo purpose kugira umenye ibyo umenya, ubashe kwisobanukirwa, iyo myaka yaza kugeramo. Urumva wakwemeranya n'izo teori zombi? Iteori nshobora kwiyemera uko nicaye nkabanza countinga neza, ese iyo myaka umuntu abageze kuki. Hari igihe nshobora kugera kuri ibyo nyuma yabo cyangwa mbere yabyo. Nimba ndi more proactive, imyaka 23 yanjye 24 ndangije masters yanjye degree, cyangwa se mfite ndangije undergraduate, cyakabiri namaze gufindinga purpose na meaning y'ubuzima, ariko ndumva ndi ready gutangira gukora icyo ngomba gukora. Already nikore vision yaje, natangiye my own organizations. It's bigger than myself. I have this and this. Akugira ngo nzane tof, nzane na mugisha hariya, kavuga I need also my wife to be my partner in this vision to jana. I think kumva nige uri responsible wa something, ufite care inshingano ufite, hanyuma ukazimuzanira. Hari umugabo witwa Miles Monroe wavuze ikintu gitangaje, aravuga ati ndatekereza ko no muri Bibiliya Imana yazanye Eva isanga Adam afite responsibility zose. Imana yari yaramuhaye umurimo wo gukora, yaramuhaye akazi ko gukora, he was just working, cultivating. Ibyo byaje mbere y'uko umugore asa, no kuvuga ngo akazi n'imirimo byari bihari mbere y'uko umugore amuzanira. Irebe rubona uti you have to, ufite byinshi byo gukora, ufite byinshi byo gukora, so ukeneye mufasha. Icyo mvuga ni igihe umuntu ari responsible, afite icyo ari gukora, donc already afite vision, afite umurimo ari gukora, akeneye umufasha. Icyo gihe rero kirashobora kujyana n'imyaka, kemezanya nabo bijyanye n'igihe. Bavuga ati abantu benshi bagera ku myaka 27 ari ubwo barangije gukora ibintu bitandukanye, ariko hari n'abandi mbona babikora mbere y'igihe. Umuntu agafata responsibility akabarangiza amashuri mu myaka 22 23, afite big vision already, yatangiye his own company, organizations, whatever it is, arabifite already. Uwo muntu sometimes abakeneye mufasha. Abakeneye mufasha. Ni byiza cyane. Ndumva hari abantu benshi hari ikintu bakungukiramo kuvuga ati hari ibyo kubanza gukora. Ntabwo ari uko ndi buzinduke wenda mfite akazi muri company nkavuga ati uzi ko nshoboye kwishyura bills, nakodesha inzu,
nkabona n'ibidutunga reka nza n'umugore ntago birangiriraho kuko wenda nk'ababikora hari gutyo hari nk'abana wenda ubona afite 19 akirangiza high school agahita ashaka wenda ugasanga za nshingano none hanini muri Amerika muri ibihugu nta n'umuntu ugufasha ufite inshingano zo kwita ku rugo murabyaye mufite umwana mutoya ejo akumva biramunaniye kuko yari ku rugero nawe inshuro nyinshi agikeneye gufashwa ari umwana akabona izo nshingano ziramuremereye yaraye adasinziriye kandi agomba no kujya mu kazi ejo agahita avuga nisubiriye kwa mama nisubiriye kwa mama utarakura ukeneye gukura kandi gukura ndavuga ni mu buryo bw'ubwenge muri responsibility emotionally uri strong mentally umaze kuba strong spiritually ugomba kuba warakuze niyo mvuga gukuranye ndavuga gukura mu buryo bw'umwuka uri strong mu buryo bw'umwuka ibyo wizera urabizi kindi kandi ubwenge bwawe umaze kwiga ibintu bingana gute byagufasha kubaho that's a mental growth icyakabiri mu buryo bw'amarangamutima nturi wa muntu bakoraho kera ngo uragiye urababaye nkuvuga ati nturakura emotionally mu rugo ni ahantu uba witeguye kwakira heavy burden amarangamutima yagomba kuba yiteguye kuba ari ready guhangana n'ubuzima bw'urugo umwana ntarira naho ngurire donc emotionally ugomba kuba strong marangamutima so umuntu udakomeye mu mwuka nta bwenge aragira marangamutima we nta shaped nta ntego afite uwo muntu ntarakura niyo mpamvu navuze ngo si imyaka ahubwo ni internal growth mental emotional and also spiritual tukiri kuri icyo wenda tunakisozaho nk'abakozi b'Imana cyangwa se abantu bari muri uyu murimo mukunda guhura wenda n'aho wakoze cyane haba mu bihugu muri Horn of Africa nk'uko babivuga muri za Kenya mu Rwanda n'umuco noneho ukabyimurirana hano muri Amerika nko mu bibazo by'ingo hari ibibazo by'ingo byinshi kandi twemera ko biri mu bintu bizana trauma cyangwa se ibibazo byinshi mu muryango by'imikurire ku bana byinshi bitandukanye biturutse mu ngo ni nk'ibihe bibazo byinshi wenda wabonye cyangwa n'abaza kukuganiriza bakugisha inama wenda twibande hano muri Amerika ariko nanone ushobora gusanga hari ibishamikiye ku muco naho abantu baturutse wenda bitandukanye n'abazungu cyangwa n'abantu ba hano ni nk'ibihe bibazo byinshi wenda wagiye ubona bikunda kugaruka n'uburyo wagiye wenda ubagira inama abo bantu ku buryo babikemura kugira bagire ingo nziza kuko hano usanga muri society byumva cyane ingo zasenyutse abantu bafitanye ibibazo ni nk'ibihe bibazo byakunze kugaragara n'uburyo wagiye ubikemura wenda ugendeye kuri rwa rugero rw'umuvandimwe w'inshuti yawe uburyo wabafashije kimwe mu bibazo byose mumaze kubona kubiza aricyo bita ama symptoms abenshi banzanira amaseptome urabona n'ibimenyetso ariko si byo cause byo bakubwira ngo twapfuye iki umuntu ashobora kuvuga ngo bapfuye finance amafaranga donc twumvikana urafasha abanga afasha aba cyangwa amafaranga yasenze uko ayakoresha that's one ariko icyo si cyo kibazo kuri iyo ndaza kubisubizaho n'ibimenyetso urabona ibimenyetso by'indwara niyo umuntu avuga ngo araribwa umutwe umuganga akubwira ati umutwe ubundi ntugira ikibazo umutwe ni ibimenyetso by'indwara nyinshi zindi zishobora kuba mu mutwe cyangwa umuntu akavuga ati ndumva mfite umuriro si indwara ubwayo hagomba kuba hari icyo naringize nkubwire ngo ibyo bakubwira byinshi iyo mbitekereje sanga n'ibimenyetso by'ikibazo umuntu akambwira ati icyo ni kimwe cya kabiri umuntu arambwira ati ntabwo anyubaha nta nyubaha gusa aransuzugura icyo nacyo kiracyari ikimenyetso gitandukanye donc ntiyubaha ari muri cya gatatu umuntu ashobora ndavuga mu bibazo mbona ni responsibility kugabana inshingano donc inshingano zo mu rugo inshingano z'umugabo inshingano z'umugore abantu bagapfa inshingano kubera inshingano ze rwose ntazikora cyangwa arazikora nabi icyo nacyo barabipfa icyo nacyo kiri mu bindi icya kane ni ama expectation ni ibirangariro by'ibinyoma umuntu afite icyo ategereza kitari ukuri donc wabona ikirangariro cyuvuze expectations sindamenya nani umuntu yagira so ni uburyo washitekereza ukuntu wumva utegereje ko umuntu abigenze gutyo nari ntegereje ko nabwo ati waribesha ntago ari uko bimeze icyo nacyo kibamo
kuko ari amakuru menshi babwirwa. Reka mvuge muri expectation kugira ngo abantu babyumve. Hari ubuzima social media babwira atari ukuri. Kuba mu buzima bw'ikinyoma, gutekereza ubuzima bw'ikinyoma. Icyanyuma ni umuntu kuba hakeneye kuba served. Ntabwo yakiyarinze kuri njye, ntabwo yanyitayeho, ntabwo akiyaringa, ntabwo nkavuga nk'umwana murasa nk'aho mufite urugo rumwe rurimo umubebe. Tofa akeneye ngo bamugaburire, bamuzanire icyayi, bakore donc everything. Mugasanga umugabo yarakaye nkawe ngo ntibagusavinga, ate gusukura umugabo, why not mwakwize mwembi gusavinga cyangwa wakwize urugo mu bana niba munagabana inshingano. Yes, ugomba kuba served, ariko ntabwo ari ikibazo cyo tuma urugo rwawe rusenyuka ngo ubwo batagusavinze icyayi wagiye ukagikora hari cyangwa kofi ya mitondo. Anyway, urabyumva icyo ndavuga ni umuntu umwe afite expectation ko yaje kuba served, undi nawe arumva ari uri ufite responsibility zo gusavingwa, none ibyo bakabipfa ntiyankoreye iki abandi babakoreye iki. Izo ni ibintu bitandukanye, ariko nari mbivuze ibi byose mvuze ntabwo ari cyo kibazo gisenya urugo. Ibyo ni ibimenyetso cyangwa se na symptome mu Gifaransa cyangwa se symptoms z'ibibazo. Kibazo cya mbere kiri muri ibyo ni urugo rushingiye ku rufatiro rubi. Donc the foundation y'urugo rwanyu ni iyihe? Niba foundation itari strong, urugo nago ntabwo ari strong, ruzicwa n'ibintu icyo aricyo cyose. That's one. Ni urugo rushobora kuba rushingiye ku muco, donc cultural foundation. Nibyo ntibishoboka. Ni urugo rushingiye ku mafaranga mufite uyu munsi, niba yashize uyu munsi iyo ntabwo ari yo. Ni urugo rushingiye kuko utuye muri Amerika, umugore yakwemeye ko tuye kubera ko azi ko wishoboye, ntabwo ari byo. Ni urugo rushingiye ko umugabo akora kano kazi, ibyo nakavamo bizagenda gute, cyangwa umugore akora kano kazi. Ni urugo rushingiye, urumva hariho foundation itariyo. Niki gituma mukundana, niki gituma mubana, niki gituma ukunda. Ni urugo rushingiye kuri appearance. Tofe n'umusore mwiza, hagati ko appearance numara kumushaka ntabwo uzicara ureba appearance yiwe, ukeneye kumenya ibindi akora birenze akazi. Izo foundation ziri wrong, ziteje ibibazo. Ni urugo washatse umugore wawe kubera ko she's so beautiful, ariko imaze kumugeza mu rugo ubona rusanzwe ko murabana. Ni umugore mwiza ariko murabana. So izo foundation zose ni ibinyoma biteye gusenyuka. Urufatiro rumwe no kubakira ku ntego Imana ibahamagarira, kubakira ku Mana. Iyo mutubakiye ku Mana, anything mwakoreye yose ntiyakomeza urwo rwanyu. Ugaragaza kurukomeresha ibintu bitandukanye ariko ntirukomere. You try to do whatever you can, ugasanga urugo rwanze. Ukavuga ati narakoze, umugabo namwitayeho, uyu mugore nagerega, ukavuga ati no, umushiye ku rufatiro rwiza, mugarure ku Mana. Hari akantu warukomojeho ka social media. Muri iki kinyejana turi muri social media cyane, kwigereranya cyangwa kumenya kugira ubuzima kubuha urwego bugomba kuba buriho. Ukavuga ati umuntu umeze gutya agomba kuba afite ibi kuko n'abandi ni gutya bameze. Ingo turababona ukuntu baba basohoka, babana. Social media ukabona ifite uruhare runini cyane ko n'abantu bakora fake life cyangwa se ubuzima buri fake, gukunda kubwerekana. Ubona nabyo harimo ikibazo kinini cyane kiri gutera ibibazo byinshi abantu bafite cyane rwose. Hari abantu batekereza urugo rwabo bakarutekereza muri image y'urugo babonye kuri social media, kandi urya babonye kuri social media ntibaruzi, ntabwo rushobora kuba rutabayeho neza. Umuntu arakwereka urugo rwasose ruri Miami, bapostinze amafoto meza kuri whatever, kuri platforms za social media, akakubwira ati ko ntureba, ntubonye urugo uko rumera, urugo rwubakwa. Nkambwira ati uriya ntabwo ariko rwubakwa, kandi si ikibazo kujya hariya, ariko ikibazo banza urebe inside. Bashobora gutaha barwanya mu gihe hariya, ariko muzi ko hari icyo mwubakiyeho. Social media rero irerekana urugo rw'ikinyoma rutariko. Social media iratuma abantu bashaka gukora ibyo badashoboye. Niba yagiyeyo agakoresha ibihumbi hafi 10 byarangiye, ntabyo ufite kuri konti, ariko umugore cyangwa umugabo arapusha inguni ngo bagende ngwete ku saving yacu ntidufite n'amadolari 1000. Adashobora no kudufatira hotel y'iminsi ngahe n'abana. Turacyafite kwiyubaka tukagera hari. Ubwo rugo rwo kuri social media ni urugo rutekereza ko umunezero w'urugo ari biriya barangiza hanze. Ntabwo ari byo. Umunezero w'urugo ntabwo ari biriya babona
birakwiye. Icya kabiri ni urugo ruba rudafite intego yago rwigereranya n'abandi, kavuga ati se mwebwe mugeze hehe, njye ntabwo ngomba kubaho kubayeho, mba mu rwego ndimo, donc kuvuga ati njye na hano uyu munsi reka mbe muri ubuzima, ningera muri uru rwego nzabaho kuriya. Donc urugo rwose rugomba kudesigninga aho rugeze na buri kintu rukire rukeneye buri rwego, kavuga ati ntabwo nabaho mfite imodoka y'ibihumbi 50 nyiri muri ubuzima. Yasaba umuntu arashaka gufata ideni y'imodoka itafite uko ingana, fata imodoka ijyanye n'ubuzima n'amafaranga winjiza. Ntabwo waba winjiza 3,000 ku kwezi ufite urugo gufata imodoka y'amafaranga, ibyo ntibijyanye. Ngo nukwigeranya ni social media ikora ibyo, kabati wabonye kanaka afite imodoka ubungubu, afite Tesla nziza yo muri uru rwego, uraje kwigura ariko ntabwo ari bikwiriye. Nayo mvuze urugo rwigereranya abari ibinyoma. Ndumva turi kwigamo amasomo menshi, ariko ntago twava kuri iki ntakubajije akantu kitwa abantu kuri bya bindi twavuga by'urugero, ikigero uburiho n'ibyo wagakwiye kubugezeho wigereranya. Hari abantu bageze imyaka runaka batarashaka, hanyuma hakaba ikibazo muri sosiyete, abantu bakabataka cyane muri iki gihe. Usanga kudashaka ariyo kintu bamubaza gusa, niba ari umukobwa niba ari umusore. Mu masitade atandukanye byagaragaje ko hari abo bitera ibikomere. Ni gute abantu nk'icyo kintu wenda bakibabwira, cyane cyane ko mu muco twebwe hari nk'ibyo tuba expecting cyangwa twiteguye ko umuntu kuri certain age cyangwa ku myaka runaka azaba akoze ibi ngibi. Intego y'ubuzima si ugushaka, intego y'ubuzima ni ugukora icyo wagomba gukora mu gihe cyawe. Icya kabiri bijya navuze gushaka, ntabwo ugomba kuba under pressure ya community. Niki kikudrivinga gukora ibyo ukora, niki kigutera gukora ibyo ukora, nuko abantu bavuze, nuko abantu batekereza, cyangwa biragutera gukora ibyo ukora bitewe n'ibyo wapanze. Wagenye iki, urashaka kugera kuki kugira ngo ubone gushaka. Ntugomba mbega kuba under pressure community. Ugomba kuba under pressure intego zawe, kuba ati ndi late kurangiza amasomo yanjye, natinze kurangiza ibi ngibi, nagomba kuba ndi gukora ibi, ndi kuri pressure yuko nashushanyije ubuzima sindagera ngomba kugera. Ibyo nibyo bigomba kugutera umwete. Niki kubyutsa mu gitondo, tekereza uzana umudamu cyangwa ugashaka, cyangwa ukabuzana umugore cyangwa umugore agashaka umusore kubera ko abantu bakubwiye. Ubwo urugo ruzaba rumeze gute? Ntabwo. Nibya binini navuze, umuzanye utaragera igihe cyo gushaka, nturi ready yo kurusavinga. Kuko kurusavinga mvuga kurukorera, mbega kugwitaho, nuko ndugaburira, nuko ndutunga, nuko ndubeshaho, nuko nkora ibintu byose ngomba kurukorera. Kandi nkaba mvuga ati nari ready, nazanye nubatse niteguye kurukorera. Ikindi si byiza kwinjira mu rugo utarabanze ngo counting a cost, nuko undi gukoresha amaterme agize utarabanje kureba igiciro cy'urugo. Urugo rurasaba cost ingana gute, igiciro cy'urugo kingana gute. Niba utarageraho itondo ubanza uyibana, niba uvuga nta wakubaka inzu atarabanza ngo akore cost y'inzu. Ushaka kubaka arabanza abanyarwanda babona ukuganira, so ugakorana ibintu foundation nyizantwara amafaranga, iki ibintu bizantwara ibi. Urugo rurigwa, rurategurwa, umuntu akabona kurubamo. Urakoze cyane kuri ibyo bintu tubwiye. Wenda ikindi nashaka kubazaho cyane, conflict resolution cyangwa se mu bijyanye no gukemura amakimbirane, amakominote menshi cyangwa se abantu benshi ndebye nko muri Horn of Africa bavugaga urugero wasavinze, cyangwa se muri kariya gace k'ihembe rya Afurika no muri Afurika y'Iburasirazuba na Central Africa. Ugiye yubaze usanga 90% niba wenda ntihenze 90% ari abakristo bafite imico cyangwa se idini rya gikristo. Kandi kugeza ubu wenda hari ibyo expecting cyangwa twizera ko abakristo hari imyifato runaka bagira, urukundo n'ibindi, aho ugasanga mu makimbirane menshi ahari y'inzangano yagiye anateza n'intambara zitandukanye, harimo jenoside n'ubundi bwicanyi n'ibindi bibazo bigihari kugeza uyu munsi. Ese ni gute abakristo, wenda duhere kuri community, wenda turegera no mu rwego ruri individuel cyangwa umuntu ku giti cye, gute abantu bashobora gukemura
izo nzangano kubera ko niba abantu muri 90% hari ari abakristo kubera iki hari ibibazo runaka bakomeza kugira buri community uruhande rwayo isenga n'indi community isenga wenda ndashaka kukibaza kuri angle nk'iyo umuntu uri muri ibintu biri religieuse ubona ari iki cyabuze niki cyabaye niki cyabiteye kugira uyu munsi tube tudafite amahoro kandi 90% turi abakristo ikibazo cya mbere reka mbanze nje mu ruhande rw'abakristo hari icyo bita mukankoresha terme buragenda bamfasha muranyanganira burya kantu wize ururimi wize muri gukunda kuza iyo haje ibyo biragorwa hari icyo bita nominal Christian donc abakristo bizina abakristo bizina ku isi ni benshi abakristo nyabo ni umubare mukeya utangana n'uriya witwa abakristo bose ibyo mbivugiye kugira ngo wumve iyo conflict zibaye 90% bitwa abakristo kuko nyine icyo mvuze niko bitwa abakristo ariko ntabwo ari bo kuko twisanga mu madini kubera imiryango kavuga ati tofu wisanga mu idini kubera ko wavutse usanga abiwanyu basengeranga bakuruko ariko warizeye kuko idini ntirigomba kuba ikintu ubamo ni ikintu kikugize it's a part of who you are donc n'uriwe cyaka bidini ntabwo ari aho dusengera n'indangagaciro donc ni values indangagaciro zikuranga kuko Yesu baramubaza akenshi tuzabamenya gute ko bose biyita abakristo avuga ikintu kimwe aravuga ngo muzabarebere ku mbuto bera donc muzarebe values ziva mu buzima ntabwo ari just behavior indangagaciro ntabwo ari uko nagushushanya ni ikintu kirenze kiri deep down gishingiye kuri faith ku myizerere kika-affectinga character kigahinduka ubuzima bwawe kigahinduka indangagaciro donc aravuga ati no bose bitwa abakristo bose banakoze n'ibitangaza bose baririmbye bakabwiriza ntibisobanuye ko babaye abakristo ahubwo indangagaciro zahunezi iyo ugiye rero mu ntambara indangagaciro y'intambara na uko habaye urwango iyo habaye urwango nta bukristo buhari igihari ni iki hariho izina ry'ubukristo ariko ntabwo aribwo rero byagenze gute kibazo nikihe bitumye nk'ujyanye kure kuko ugiye mu bintu by'idini byagenze gute hari abavuke mu idini ariko bakamvuge gutyo so ari abantu bakuriye mu idini ariko batakuriye muri Kristo donc Kristo muri bo ntacyo avuze ariko baba mu izina ry'idini yitwa umukristo asengera South East yitwa umu-Adventiste asengera Samoya hariya ntureka kumbwira aho usengera uri umukristo iyo wicaye mu wawe uri wenyine urakijijwe icyo nicyo cyabuze rero ikintu cyabuze cya mbere ni ukuvukira mu idini ariko ntuvuke mu bukristo ntuvutse ubwa kabiri ntiwamenye Imana wizera ntiwayikurikiye ariko murabivuga ubibamo kubera ko in community cya kabiri ni cultural ni ubukristo bw'umuco icyo nacyo kikaba mu muco w'iwanyu nuko niko bose bameze icyo nacyo kikaba ikindi n'abandi nabo bakijijwe ariko ntibaregwa ukizwa n'ikintu kimwe naye ko kuba discipled donc gukurira muri ya shusho wakirijwemo n'ikindi umuntu arakijijwe ariko ntarezwe nko kuvuka mu muryango wa runaka ariko ntukurere bariya kugira ngo umwana wo kwa runaka neza nuko ukureba indangagaciro zabo ukigishwa bakabwira ati uriya mwana rwose aragaragara ko ari uko umwe muvukana mutakuranye muri famiye imwe ntago musa icyo ni kimwe nukuvuga ngo aho mutandukaniye ni uburere donc uburere simvuze ngo bose abapagani bemwe barakijijwe ariko ntibarezwe kuko gukizwa ni kimwe guhinduka ni kindi donc being saved and also transformation y'ubuzima bw'umuntu ni ikindi gikurikira ibyo niyo mpamvu church buri mucumwe duterana tukigisha niyo mpamvu tugira ama group y'Abible study amasenyi nugira ngo abantu bakure into the image Imana ibasaba ko bari bakure mu shusho bahamagarirwa kuba basa nayo basa nayo ni byiza cyane wenda se ni iki wabwira abantu nk'ihumure mu gihe ibyo bibazo baciyemo nubwo bimeze gutyo ari na bwa bukristo cyangwa se n'abantu tudahinduka tugakomeza tugira ibibazo intambara n'ubundi zigihari
nirihe humure waha abantu bari guca muri ibyo bintu n'ubu bakibura abantu bakiri mu ntambara bumva n'ibihuha by'intambara hakaba hari n'abandi bidetasha n'isi hari nk'abo bambwiye vuba aha usanga kubera ibyo bibazo avuga ati isi ni mbi ntabwo ari byiza agatangira kwidetasha bagakorana n'amadini yabo bakavuga ati reka tujye duhura twenyine kubera ko abandi bose ku isi ni babi twidetashe n'isi nta n'ikindi dushaka kuyikorana nayo niriye humure wa wenda wabwira nk'abantu bari guca muri ibyo bintu icyambere ndabaha pole niko tuvuga mu Giswahili ndavuga mu ihangane kindi bamenyesha hari ibyo tutemera muri community zacu kandi bihari hari ibyo tutemera kandi ari byo bihari icyo cyambere ni ihungabana ni trauma iyo tuvuze trauma abantu batekereza ko ari nka mental illness ari ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari uburwayi bwo mu mutwe iyo ni hahamuka yabonye ibintu birenze ibyo yashobora kwakira umutwe we brain yiwe ubwenge bwe ntibwakira uburemere bw'ikibazo iyo uburemere bw'ikibazo burenze capacity y'umutwe icyo winjiramo niki ujya muri denial utangira kwanga ibintu byose utangira kumva ibintu bidafite agaciro kabyo donc meaning ibintu ubusobanuro bw'ibintu bugashira kumva ibintu nta busobanuro bufite n'ubuzima kumva ubuzima bwabwo nta busobanuro bufite trauma irashobora gutera impinduka z'ubuzima bwose kugeza ku buzima buri physical trauma yashobora kuhagera donc iyo hamuka yashobora gutera ubwoba bw'ibihe byose yashobora gutera kwanga abantu yashobora gutera kumva udatuje udafite amahoro yashobora gutera kwitwara mu buryo witwaramo yashobora gutera abantu benshi kwiyanga bari mu biyobyabwenge usanga aranywa inzoga atarasanzwe anywa birakabije kumbe ni trauma yakira ibintu atagomba kwakira ari muri conflict zihoraho intambara zihoraho kubera ko ni trauma abandi mu idini rero baranga abantu akishira ku giti cy'ubwo gwango cyusobanura ubukristo ubundi ikimenyetso kimwe cya mbere kiranga trauma ni isolation kwishira ku ruhande iyo umuntu ari muri trauma akunda mbega kwishira ku ruhande akuvuga ati bakingera umuntu ndumva ndashaka abantu ndumva ndakeneye abantu iyo isolation ni ibimenyetso bya trauma so icyo mbabwira bakeneye kugana abantu bakabaganiriza ntiwava muri ubwo buzima utagiye kuba counselor ngo bagufashe ntiwava muri ubuzima utarebye umushumba wawe ngo akuganirize cyangwa abandi professional counselors bagikristo bagufasha kuva mu kibazo murimo ikindi nuko ibyo byose kwegera Imana iminsi ukomeza kubana n'Imana irushaho ugenda ikomora ikagukiza ugasuka umuntu muzima so nicyo nabwira abantu muri ubwo buremere bwo kutihanganira ibyo babona n'ibyo bumva n'ibyo bahura nabyo urugikomojeho wenda n'ubundi ndaza nkubaza wenda kuri iki kibazo loss cyangwa se kubura umuntu yaba umuntu ukunda hari ni bimwe mu bintu muri ubu buzima tutajya tubona aho tubicikira unfortunately cyangwa ni kwisi imeze nihanganisha n'imiryango vuba aha muri community twabuze ngira ngo na abantu babiri hari ni benshi ubwo haba muri community hano ya Louisville bafite abantu babuze hari no muri Wisconsin numva umugabo nabonye loss cyangwa kubura umuntu bituma ubuzima inshuro nyinshi buhinduka nawe nkwihanganisha Pastor Charles kuba warabuze umwana nabuze mukuru wanjye mu mpanuka yazize impanuka hari nk'umuntu ubona nyine ibintu bibaye ukananirwa kubyumva ukuntu bigenze nk'urugero umukuru wanjye yatwaraga imodoka ari professional driver aricyo kintu akora wumva ko nyine mu bintu wumva ubona impanuka nyinshi z'imodoka akavuga ati uyu muntu wenda yagira n'ikibazo cy'imodoka ariko we impanuka yabaye yakundaga gukora siporo ya jogging hanyuma imodoka iramugonga ari muri gukora siporo ukumva ari nk'ibintu biri ukibaza ukuntu bibaye bitunguranye usanga no mu buzima bwa buri munsi hari ibintu nk'ibyo biba ukibaza what is this mu buzima ni ikihe ibi bintu ni ibiki biba mu buzima usanga ibintu biba wenda tuvuge
nk'ibyo twavugaga by'intambara ukuvuga ati nta kundi twabigenza ariko bibaho, intambara zibaho turazumva, abantu bakimuka bakajya mu bundi buzima nko bari hano muri Amerika ukavuga ko ubuzima buzagenda neza, noro bya bindi bitaga ubuzima bwiza akaba ari byo bihuramo ibyo bibazo twavugaga. Nk'urugero hari nk'abantu baguye muri piscine, hari n'undi mu papa urumva hari nk'ibintu tutatekerezaga ko twanageraho tugira izo piscine. Hari imodoka wumvaga ko imodoka ari nziza, ko uteye imbere akaba ari itwara ubuzima bwawe. Ibyo bibazo byose how do you umuntu ashobora kudiringa with the loss cyangwa kubura umuntu, ni iki cyamufasha cyane cyane muri ibyo bihe? Loss cyangwa se kubura abantu mu buzima, gupfusha abo mukunda, gutandukana nabo mwakundaga mwifuza kubana nabo. Ikintu cya mbere, process ya mbere ni ukwemera ko kubabara ari ubuzima, ni part y'ubuzima, kumuha umwanya kababara, ka grieving. Ndavuga grieve, kugira agahinda ukakagira, murekarire, mureka expressing icyambayeho nta kibazo. Iyo ni kimwe cya mbere tutemera ariko gikwiriye kuba babyemeraho. Cya kabiri, uburyo bwiza bwo kudiringa nayo ni ugutangira kwigishwa hari ikintu twabuze, ntitubwirwa ku buzima rw'igihe gitoya. Ntabwo mu bigize ubuzima harimo kuvuka, harimo kubaho busanzwe, harimo no gupfa. Donc muri bimwe bigize ubuzima bw'umuntu tutigishwe n'ababyeyi bacu, mu rugo tudashobora kuvugaho, mu miryango tudashaka kumva, ni ukuvuga ngo urupfu nubwo abariho, kuko abamaze gupfa ntibategereje urupfu. Ariko abariho bose kugeza kuri twebwe twicaye turacara aba candidate, turacara abantu bategereje urwo rupfu. Uwo mutwe kwicara uzi ko urupfu ni imwe muri phases z'ubuzima, ni kimwe mu bice by'ubuzima, ariko tugwitegura gute? Icyo nicyo kibazo. Impamvu tubabara cyane nuko tubaho tudafite ibyiringiro bya nyuma y'ubuzima, nuko tubana n'abacyo tukumva ko tugomba kubana nabo hano gusa, ariko saha gusa dufite ahandi tugomba kuba. Icyo nizera neza, hari abantu mu miryango yacu nasize mu bindi bihugu ndi hano ariko ntibamfashe nk'uwapfuye, ko simbana nabo. Ikibazo ni iki, nuko bafite hope ko tuzabonana nabo, bafite ibyiringiro yuko tuzabana. Mu buryo bwiza bwo gufasha umuntu igihe cyo kubabara ni ugutegura abantu ku buzima ari ubw'igihe gito, umuntu abo bamwe mu gihe runaka, nyuma y'icyo gihe akagenda. Kwitegura ibyo bidufasha kubyumva, ariko cyane ku bantu bafite ibyiringiro ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Aha Bibiliya ivuga ko aha ni mu ihema, aha ni mu ngando biri Kinyarwanda, aha ni muri tent mu ndimi z'icyongereza. Nyankunda guheza abantu urugero, abantu babaye mu nkambi bazi tent, ihema, ishitingira ishira nta wayikozeho. Iyo bayikumanikiye ni ukuvuga ngo ifite garanti y'amezi 6, nyuma yaho itangira gucika yonyine. So wizere ko uyu mubiri wambaye uzogendera umubyeyi wawe ukuze, uramubona agenda ashira, ihema rye rigenda rirangira. Ntabwo yarwaye, nta kibazo cyabaye, imyaka gusa yonyine irakwereka ko ihema ry'ubuzima rirangira. Bikubwira ko ubuzima urimo none uri umusore cyangwa uri umumama, uri umupapa, ni ubuzima burangira nta n'icyabukozeho. Uravuga ngo yishwe n'imodoka, ariko n'imodoka itabaye yapfa to, kuko ubuzima ni ihema icika nta wayikozeho. Okay, hano kuri C4 twizera muri live at your highest potential. Tureba ubuzima mu buryo bunini, buri spirituel cyangwa bw'umwuka, ubuzima buri physique, gutuma umera neza, gutera imbere, emotion, intelligence, kugira ubwenge. Bizera ko twakavarinze kuri ibyo bintu byose cyane cyane, kandi pastor watubereye umugisha, twavuze ku bintu bitandukanye. Bizera ko abadukurikiranye hari ibintu byagiye bibafasha, kandi byatuma ubuzima bwabo bugenda neza, bukagira intego, bagatera imbere, kandi bakabasha guca muri ibibazo by'ubuzima n'uru ruhurirane rw'ibintu byinshi bigize ikintu cyitwa ubuzima neza. Ni nk'irihe jambo wabwira wenda badukurikiye bakurikirana iki kiganiro, wenda ryaba nk'umwanzuro w'ikiganiro cyangwa conclusion, hanyuma tugasoza ikiganiro? Yarakoze cyane Tofu. Ndatekereza icyo nabwira abantu dusoza. Tofu avuze ko bagerageza kureba ubuzima mu buryo bw'umwuzuro. Imana yakuremye wuzuye, yakuremye ishaka kubaho, ugomba kubaho.
ufite byinshi yagushizemo ikeneye kukuza cyane cyambere ni kuyimenya niyo ntangiriro y'ubuzima bwose kuba utazi Imana uri hanze y'ubuzima waremewe kuburimo kuko kuyimenya nibwo buzima niyo tangiriro ryo kubaho icyakabiri naryo tangiriro ry'ubwenge dutekereza bukomoka iyo twishingikirije kutanga ubwenge ikindi kandi Imana yaguhaye skills iguha potential irifuza kuzibamo investir ubuzima bwose yaguhaye imbaraga yaguhaye ubwenge yaguhaye brain yuzuye ibintu bitandukanye yaguhaye capacity y'umutwe ikora ibintu bitandukanye yaguhaye n'imbaraga z'umubiri zikora ibintu byose yashizemo ni investment ni gishoro Imana yagushoyemo potential ikeneye kuzi living out ikeneye kuzi uzikoresha gerageza umwuzuro wawe mu buryo bw'ubwenge umwuzuro wawe mu buryo bw'amarangamutima umwuzuro mu buryo bw'ubuzima busanzwe ukeneye kubaho neza mu gihe utegereje Yesu Kristo ukagaruka mbwira abantu ngo dutegereje kujya mu ijuru ariko mbere yuko aza tuzaba tubayeho neza hano tuzabaho neza gute nuko dukoresha potential duhaye zo kutubeshaho hano mu isi naho mu ijuru nta kindi tuzaba tubaye mu mahoro tuzategereje ibindi bise bitandukanye so ndumva ari cyo nabasezeramo kugira ngo murusheho gukora mwubaha Imana munakora ico mugomba gukora mu gihe cyane. Okay. Urakoze cyane pastor nabwira bari badukurikiye ko mu gihe wumva ukeneye ubufasha cyangwa ukeneye zimwe muri serivisi no muri bitwavugaga ukeneye umuntu muganira hari ibigo byinshi byagufasha hari kugana hano kuri C4 Ministry tuba dufite gahunda dufite abantu bakwakira bakaguha ubufasha bakanakwereka aho wajya mu gihe ukeneye kugira umuntu uganiriza hari abantu nk'aba Pastor Charles muri community aho wagenda ukabaganiriza ukegera umuntu ukamusaba ubufasha cyangwa ukamubwira ikibazo ufite ndizera ko byagufasha kugira ngo uve mu kibazo wenda waba ufite kandi mbabwira ko abari badukurikiye ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka tuzakomeza kubegeza ibiganiro bitandukanye bitwungura ubumenyi kuri C4 mwari muri kumwe nanjye Tofa rero tuzasubira utaha dushimira na Pastor Charles wakoze cyane ibihe byiza nakagaruka.